nitwa Ikirezi Esther. Yego. Abikora rimwe y'Igisenyi yaravuze ngo twebwe abizeye umwami turi hafi yo gutaha. Yavuga ngo kuruhuka imiruho n'imihati yo mw'isi. Yavuga ngo rimwe tuzirirwa mw'isi ntituzayiraramo, ubundi tuzarara mw'isi ntituzayirirwamo. Yego. Irakomeza iraririmbira avuga ngo nicyo gituma dukwiye kuba maso kugeza igihe Yesu azazira. Hanyuma amahoro y'Imana kuri mwe mwese mudahema gukurikira ibiganiro bitandukanye tubagezaho buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Hari akandi gace bavuga ngo kuko Pawulo yavuze ngo muri byose duhore dushima. Yego. Hanyuma rero ubundi gushima navuga ngo ni isakaro ry'umukristo. Yego. Gushima mu gitondo byose ugashima, mbega ku rurimi rwawe hakaba gushima. Yego. Yego. Urakoze cyane ati ku rurimi rwawe hagahoraho gushima. Ya ni Ikirezi Esther tugiye kubana muri aka kanya ko gushima Imana, ko kuvuga ijambo ry'Imana, ariko nyine ni ikiganiro kiraba kiza kurangwa n'amashimwe dore ko turi gusoza umwaka wa 2022 twamaze kwinjira muri 2023 deje. Ntabwo turi kuwusoza uriya ubwo twarawusoje iki kiganiro tugikoze ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2023. Bakirezi umeze neza? Meze neza. Ndabona umeze neza rwose. Ibyo ndeba inyuma n'imbere nuko. Dawidi yaravuze ngo mushimire Imana hera ha. Muyishimishe nebero n'inanga, muyishimishe imirya 10, muyishimishe amajwi mato narenga. Nukuri ndashima Imana bidafite impagarara. Abantu ntabwo bari bamaze iminsi babona ibiganiro. Ndashima Imana bidafite akajagari, ndashima Imana bidafite impagarara. Ndashima Imana numva byuzuye. Yego. Bifite isuku. Yego. Bifite isuku. Byemewe. Ndashima Imana biteyeho kandi. Ya hari abantu baza kwibaza wari urihe cano ibiganiro bya imaze iminsi bitaboneka. Hari igihe umuntu abahuze mw'isi kuko turi mw'isi ariko Yobu yavuze dufashe igihe mu ntambara. Yego. Ariko dushima Imana ko yongeye kutubonanisha tutishwe n'ibyaha. Urakoze cyane. Reka banza usenga Imana kugira ngo umwuka wera turarika bari uyobora kino kiganiro cyacu, nyuma turaza dukomeza. Uracyari y'Imana ivuga bikaba, uracyari y'Imana itegeka bigakomera. Uri rurangiza rwa burundu, uri Imana yo kwizerwa, uri ubwugamo bwacu, uri bendera ryacu, uri igihome cyacu kidukingira, uragakinga kacu k'amakuba ku manywa na nijoro, uri rodatetereza abakwisunza urugamba rugeze mu mahina. Hari ibintu nakubonyeho iyo uhagurutse ntawe ukwicaza, iyo uvuze ntawe ukuvugiramo, iyo urambuye amaboko ntawe uyahina. Urubwugamo bw'abera ni wowe nyiri igihugu cyo mu ijuru, abakomeye n'aboroheje bo mw'isi bajya babyiganira gutahamo. Niwe wihariye ingoma ebyiri, iyo mu ijuru n'iyo mw'isi. Umwanditsi w'ijambo yavuze ngo wicara mu ijuru ngo ndetse ukarambiriza mw'isi. Biravuze ngo ijuru ni intebe yawe, isi ni intebe y'ibirenge byawe. Hanyuma turagushimiye kuko uyu mwanya uduhaye kwicara ku birenge byawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Maraki aherutse guhanura mu bice 3 aravuga ngo abantu bubaho Uwiteka baraganiraga ngo Uwiteka gatega amatwi, ngo nuko igitabo cy'urwibutso kikabumburirwa imbere y'Imana, ngo Imana igatega amatwi ikumva ibyo abubaho Uwiteka baganira. Uyu mwanya turaritse ubutatu bwera, Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera, kugira ngo byururuke bibe hagati muri twebwe. Turaritse inshuti z'umusaraba mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rifite ubutwari. Tubararikiye kumva amakuru y'Isiyoni, amakuru y'umurwa mu izina rya Yesu. Amakuru y'uwabambwe tukabamburwa, amakuru y'uwatsindiye isoko ryo kuturengera ni Mesiya. Bivuze Kristo ni Alpha akaba na Omega, ni itangiriro akaba ni iherezo. Turasenze ngo imbaraga ze zibe hagati muri twebwe mu izina rya Yesu. Imbaraga ze zibyutsa abantu ku gisasiro, imbaraga ze zomara abantu inguma zo ku mutima n'izo ku mubiri, imbaraga ze zihindurira abantu izina n'amateka, imbaraga ze zunamura abantu bari bahetamishijwe n'imibabaro n'ibibazo by'uburyo butari bumwe, kuko ijambo ryavuze ngo nidusaba tuzahabwa, nidukomanga ku rugi tuzakingurirwa, kuko umuntu wese usabye ahabwa ndetse n'ukomanza arakingurirwa. Kandi
nituba muri wowe amagambo yawe akaba muri twebwe dusaba icyo dushaka. Amina. Uwa 16 yavuze ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza, aravuga ngo ribamara imibabaro rikabatinyura. Yavuze ngo umutima ukomeretse niryo riwukiza, ushonje rirawuhaza. Yavuze ngo riruhura urushye. Iri zina yavuze ngo niryo ngabo yacu nziza ihora idukingira, ni urutare twubakaho n'inzu yacu itagwa. Hari ibintu twubatseho biragwa, hari ibintu twubatseho birashira, hari ibintu twubatseho biraduhinduka, ariko nsengeye umuntu neza amatwi ngo akubakeho umubere urutare. Ni umurwayi nakubakeho bizamuha ubuzima, ari mu manza nakubakeho uzamuburanira, ni imfubyi nakubakeho uzamurera umukuze, ni umupfakazi nakubakeho uzamuhagararira. Haleluya. Turagushimiye, turaguhimbaje. Dawidi yasenze muri Zaburi ya 35 yasenze aravuga ngo burana n'abantu batuburanya, hagurukira ibiduhagurukiye, rwana n'ibiturwanya. Aravuga ngo shingura icumu mu ntagara wimira ibintu bitugenza. Aravuga ngo ambura ijambo ibintu bidufasha w'ijambo. Arandika aravuga ngo turemere ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanzi bacu bakitegereze, bamware, bakorwa n'isoni, babigisuzuguriro, bamere nk'ibitariho. Yavuze ngo marayika w'Imana bagenze inzira yabo abantu bunyerere. Sengeye umuntu neza amatwi ngo uburane n'ibimuburanya, uvugane n'imisozi iri imbere ye. Ejo bundi ntiwigeze uvugana na Zerubabeli, wavuganye n'umusozi umwe wari ukomeye kuruta indi misozi yari imbere ya Zerubabeli. Urabubaza ngo wa musozi we wiyitiki mbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli. Hari umuntu ufite umusozi w'ubukode, ndagira ngo uganire n'uwo musozi uwuhindure ikibaya, ave mu bukode ahabwa inzu kuko abifite mu isezerano. Hari umuntu ufite umusozi w'ubugumba, ndagira ngo uganire n'ubugumba bumubereye umusozi abona urubyaro. Hari umuntu ufite umusozi w'ibikomere yisasira amarira akayiyorosa, ndagira ngo uganire n'umusozi w'ibikomere umwomora inguma z'umutima n'iz'umubiri kugira ngo umushimishe ibyishimo bingana n'iminsi yababarijwemo. Hari umuntu ufite umusozi w'ubukumi abutizeho, ndagira ngo uganire n'uwo musozi umuhe kubaka urugo. Hari umuntu ufite umusozi uwiteka w'abantu bamutaye, ndagira ngo uganire n'uwo musozi utera bamutaye kumugarukira. Mu izina rya Yesu utunganya neza yacu mu maso y'abanzi bacu, imbaraga zawe zisesekare kuri twebwe mu izina rya Yesu. Kuko umuririmbyi yavuze ngo imisozi itari yaremwa, isi itari yabumbwa. Aravuga ngo uhereye kera uri uko wahoze. Hari ibintu nkumviseho Mana, uri Imana idasaza ngo yitwaza akabando, uri Imana itavuga amasigara byicaro, uri Imana itareba akavukira naho umuntu akomoka, uri Imana itumva amabwire, uri Imana yihagije, uri rurangiza rwa burundu, uri igiti cy'inganzamarumbo, uri isambu itarumba, uri ibendera ry'abera. Mu babyeyi ni wowe uduhetse, mu mabuye uri ibuye rizima, mu bamuri umwami w'abami, mu masoko uri isoko y'ubugingo. Ukwiyegamijeho ntabwo akorwa n'isoni. Niyo mpamvu Yesaya yabihamije aravuga ngo umuntu ugushikamijeho umutima uzamurinda, numara kumurinda hazaba amahoro masa kubera ko akwiringiye. Sengeye abantu bakwiringiye ngo bakomereze amaboko, abantu bakwiringiye barinde gukorwa n'isoni. 2023 abantu bakwiringiye bateza intambwe, abantu bakwiringiye bapromotinge, abantu bakwiringiye basohoreza amasezerano, abantu bakwiringiye bahindurira amateka, abantu bakwiringiye bacira inzira aho zitari, abantu bakwiringiye bakure mu bushomeri, abantu bakwiringiye bakiza uburwayi, abantu bakwiringiye baburanire, abantu bakwiringiye bavuganire, abantu bakwiringiye bakenyeze kuko hari ibyabakenyuruje mu izina rya Yesu Kristo. Kandi abantu bakwiringiye Uwiteka nubaremere amashimwe, zaburi n'ibihimbano by'umwuka wera nubyuzuzanwa akanwa kabo. Urakoze, ndagushimiye kuri Imana yumva gusenga. Ngaho ngwino ubane natwe, tuguhaye ijambo, tuguhaye karibu, bikayemo umugisha, umukomereza amaboko mu gihe gisa gutya, umuhuza n'ibyo yifuza. Imbaraga z'Imana zimugote, umugabo nteza amatwi umushigikire, umugore unteza amatwi umurengere, umukobwa n'umusore umurengere mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryarambwiye ngo ntawe uzabuza ibisitaza kuza, ngo ari kubizana niwe uzabona ishano. Ndasengera buri wese ngo urebigisha ku buzima bwe, umuhuze n'ibyo yifuza, umuhuze n'ibyo yaburanye nabyo, umuremere ibyishimo, umuremere umunezero, umuremere amashimwe, umwereka muri byose kuko uri Imana y'imbaraga. Ndagushimiye, ngaho bana natwe, utangirane natwe kandi usozanye natwe. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
amen. kenshi ntinyibiri bumbi ngahagarika umutima wami ngize kwizera guke icyama nkarorera rwose kwishingikiriza ku by'isi nkakwizera wenyine nabuzwa n'iki kuyisaba nkajya nyisunga nkayikoreza amaganya yose ngahumurizwa no kumenya yuko datugaburira inyoni azanyumvira nanjye ngahumurizwa no kumenya yuko datugaburira inyoni azanyumvira nanjye nabuzwa n'iki kuyisaba nkajya nyisunga nkayikoreza ayo maganya ariko mana yanze ngahumurizwa no kumenya yuko datugaburira inyoni azanyumvira. Haleluya. Ndayikura. Ariko urumva amagambo ari mu ndirimbo Esther. Ngo ntitwizera uko bikwiriye. Ngo umutima uhagaze. Ngo umutima uhagaze. Ujugunya amahoro yawe. Ngo ariko inyoni n'uburabyo. Ngo binyigisha ku munsi ukwiriye n'ibyawo bya. Biravuze ngo hari ibintu byatwigisha tutagombye kubimbura mbaye. Uyu muririmbyi avuze ku kwizera, mpita nibuka ko kwizera niko kwatumye Enoki amenyana n'Imana ku myaka 65 ngo bagendana imyaka 300 yose ni y'amavuko iba 65 kwizera niko kwatumye abana n'Imana. Bikemu nkwibutse ko ntabwo ari uko Enoki atahuye n'inzu, yahuye n'ibimuca intege, yahuye n'ibizazane n'ibibazo byo mu isi, ariko kwizera kuramubwira ngo komeza imbere. Hanyuma ngo ku mwaka wa 300 Imana imutumaho marayika musanga hinga ngo bagirana ikiganiro cy'umunsi wose ngo bigeze nimugoroba Enoki kwizera kuramuhishurira kuramubwira ngo uyu muntu ntasanzwe ni marayika watumweho n'Imana. Hanyuma ngo agira ngo amusezere Enoki aramubwira ngo sinasubira mu rugo, niwe muhinzi wenyine wagiye mu ijuru n'uburemero. Haleluya. Nta wundi muhinzi wagiye mu ijuru atoze. Kwizera niko kwatumye igare ry'umuriro riza risanga Eliya. Igare ry'umuriro. Oya tuvuge kwizera kuramubwira ngo nubwo ari umuriro nawe uri umuriro. Ripandira igare ngo araripanda. Abahanuzi b'abana na Elisa ngo babona Eliya agurutse mu kirere ngo arinda cubira mu bicu bakimuriye. Uko n'ukwizera. Kakubwira kandi kwizera kwatumye Abraham afata Isaka nta kindi gitambo, nta kindi kintu areba, akamushorera atanabajije Sara. Haleluya. Ngo aramushorera mujyana ku musozi bari mu nzira ngo bagirana ikiganiro. Aramubaza ngo inkwi nzikoreye ukaba ufite umuhoro n'umucyo icyuma igitambo kirihe. Kwizera kubwira Abraham ngo bwira Isaka ko ku musozi w'Imana igitambo kizaba. Kwizera kwatumye intumwa n'abakera
batumbira gakondo yaho berekeza yego kwizera iby'amasezerano bakabirojeta yego kubera gushyikira ubwiza bwabo bajya kwizera ngo niko kwatumye umugabo witwa Stefano bamutera amabuye kwizera kumurenza uburibwe bw'ibihosho by'amabuye kumukingurira ijuru ngo ahita abona harimo kugana ni heza kuruta abari ngo ahita avuga ngo bababarire abasengera isengesho ryiza rirashe ku ntego aravuga ngo bababarire kuko batazi ibyo bakora uko ni ukwizera ndagira ngo abantu badukurikiye bagire kwizera kwa meza imvuzo zikameramo amasaka kwizera gushobora gutuma umuntu abyara afite imyaka 100 umugore we afite 90 kwizera ngo niko kwatumye Aburahamu abyara ageze mu zabukuru kwizera ngo niko kwatumye ahamywa n'Imana gukiranuka aleluya ngo hanyuma yitwa inshuti y'Imana biravuze ngo kwizera gushobora kukwita izina abantu batigeze kwizera gushobora kukubakira amateka abantu batakubaka kwizera gushobora gusenya ibyo abantu bakubakiye bidafite umumaro ukakubakira ibintu bifite umumaro kuko kwizera niko kwatumye Zakariya avuga ngo noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro kuko abonye agakiza k'Imana mu Isiraheli kwizera niko kwatumye Zakariya Yohana amaze kuvuka ngo yandika ku rupapuro ruvuga ngo uyu mwana azitwa Yohana kandi kuva bamutwise yari yaradidimanze yari yaragobwa ururimi atavuga kwizera abantu bakurure kwizera niko kwatumye Pawulo avuga ati jewe ntimumbambe nk'umwami wawe munshurike kuko nawe nenda changer la position kwizera abantu bafata kwizera nk'ingabo Pawulo arutse kwandikira Abefeso ababwira ku kwizera mu bice 6 arababwira ngo ibisigaye bene data mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi arasobanura aravuga ngo kuko tudakirana n'ibifite inyama n'amaraso abantu babihishurirwa ahubwo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere aravuga ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana arazitondora yumva kubabwira kuzitwara ntabwo bihagije aravuga ngo azikorera n'urutonde azikorera liste aravuga ngo mukwete inkweto nk'ubutumwa bwiza mukenyera umukandara nk'ukuri hanyuma mwitero nko gukiranuka mutware kwizera nk'ingabo icingira igituza aravuga ngo mutware inkota nk'ijambo ry'Imana aravuga ngo kandi mwambare ingofero nk'agakiza ni Pawulo aravuga ngo kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa nyuma y'ibyo byose ndagira ngo abantu babwire ko kwizera ni ingabo icingira igituza ku mukristo Haleluya. Kwizera. Ubundi kwizera kuduhesa ibyiringiro by'igihe turimo ndetse n'igihe kizagira gute kizaza. Kwizera kuduhishurira ko ibyo tutabonesha amaso urumva bizabaho. Bese kwizera niko kutwiringiza ko ibintu tutabona nubwo bidafatika. Gufata ibitaboneka ukabituzanira mu bifatika. Kwizera niko gutuma umuntu amenya ko nubwo amaze 15 nta rubyaro ariko azabona umwana. N'igihe urubyaro rutaraza kwizera kuramubwira ngo ntukuye gusa. Kuko kurira gushobora kurarira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Kwizera guhora kukuganiriza amagambo y'ihumure. Iyo bicitse kwizera kurakubwira ngo niseruka izabidoda. Kwizera iyo bidahari kurakubwira ngo Imana izabirema bibeho. Ndagira ngo abantu baganire no kwizera. Baganire n'ingabo yitwa kwizera bayitwaza. Iyo umukristo yabuze kwizera ubuzima buba bwahagaze. Umubyeyi wabuze kwizera ubuzima burahagaze. Umunyamasengesho wabuze kwizera ibintu byose biba byapfuye. Umuhanuzi wabuze kwizera arahanura bigatinda gusohora kubera ko ntabwo afite kwizera. Arahanuye ariko ntazi niba bizasohora. Ndagira ngo abantu bafate kwizera nk'ingabo ikingira igituza tuzabasha kuzimyisha imyambi ya wambo. Pawulo rero avuga ku kwizera aravuga ngo kandi murangije byose muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani.
avuga amagambo meza, aravuga ngo kandi musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga musabira abera bose. Niyo wasenga 40 udafite kwizera ntacyo ayo masengesho yaba amaze. Niyo wasenga 3 udafite kwizera, ndagira ngo abantu biga gusenga amasengesho yo mu rugero ariko bafite kwizera. Kuko Yesu yaravuze ngo nimugira kwizera kungana nk'akabuto ka sinapi muzabasha kubwira Shorongi ngo imukahuri hanyuma ujye kuri Jari, mwabasha kubwira Remera ngo imukaremera ujye ho Kimironko igaruke Remera. Ndagira ngo abantu tubabwire ngo bagire kwizera aho isi igeze, umuntu agire kwizera cyane ko ubuzima bwo hanze haburahindagurika, birasaba kwizera. Iyo umuntu yabuze kwizera diploma afite mu nzu yumva ntacyo zivuze. Iyo umuntu yabuze kwizera anywa imiti akiyahura, anywa acid. Iyo umuntu yabuze kwizera ajya muri etage. Umukobwa wabuze kwizera umuhungu yamubenze aragenda akakihanura muri etage kubera ko yabuze kwizera. Ndagira ngo abantu bakura amaso ku bintu bifatika kuko bishira vuba, bayahange ku bidafatika kuko nibyo byo kwizera. Kuko idusezeranya niyo kwizera, idusezeranya niyo kwirinda. Noneho uyu muririmbyi yaravuze ngo kenshi ntinyi biri mu mutima ngize kwizera guke. Biravuze ngo iyo umuntu afite kwizera guke ahagarika umutima. Iyo ufite kwizera guke ntabwo unyurwa. Iyo ufite kwizera guke urarya ntuhaga. Iyo ufite kwizera guke urambara ntubere. Iyo ufite kwizera guke uhora wuzuye ishyari, uhora wuzuye ubugome. Ariko iyo ufite kwizera ubaho mu mudendezo. Iyo ufite kwizera ubaho mu buzima bufitiye abandi umumaro. Iyo ufite kwizera uhesha abandi ibyiringiro, ubaha amagambo abubaka, ubera abandi amaboko, ubera abandi urugero rwiza rw'ibibahumuriza bigukomoka kubera ko ufite kwizera. Hanyuma rero ndagira ngo mbwire abantu bagire kwizera. Kwizera niko kwatumye Hana byara Samweli. Hanyuma ngo mu gitondo avuga ikivugo, aravuga ngo Imana mbega arayisingiza, arayiririmba, ayivuga ibigwi, arayibwira ngo umpaye uwari ingumba, umuhaye kubyara 7 kandi afite umwana umwe. Kwizera rero yakuruye abandi, kwizera gukurura ibya biri twavuze bitaboneka cyane. Kwizera yaravuze ati impaye Samweli ibasha no kuzamura, ibasha no kuma 6. Aravuga ngo uwari ingumba abyaye 7. Kwizera rero niko kwatumye ishimwe rya Hana ridepasa mukeba we Penina. Samweli ahabwa agaciro muri Bayibuli, arandikwa yitwa umwe mu bahanuzi bakoze ibintu by'ubutwari, abantu bakoze ibintu bidasanzwe mu Isiraheli, kuko yakoze ibintu bitatu. Yabaye umucamanza mu muhanuzi, hanyuma aba n'umutambyi. Kwizera kwa Hana niko kwahesheje iki cyizere Imana yagiriye Samweli, kandi kwizera niko kwatumye izina rya Samweli ritibagirana na bugingo n'ubu. Niko kubakiye amateka Samweli. Ntabwo Hana nibarongeye akabyara ntitubizi, ariko kwizera yabyaranye Samweli niko kubatse amateka ya Samweli na bugingo n'ubu tukaba tukiri kumuvuga. Kwizera niko kwatumye Samweli n'ubwo ari umwe adepasa bene se bavindimwe kwa se babyawe n'umugore witwa Penina. Biravuze ngo Penina kubera ko nta kwizera yari afite, abana be ntitubazi n'amateka abo ntabwo tuyazi, nta naho banditswe. Biravuze ngo kwizera gushobora kwandikira umuntu gufite amateka mashya. Kwizera gushobora kuremera umuntu ibintu umurage ababyeyi batigeze bamuha. Kwizera ngo niko kwatumye Abera atamba igitambo kirashimwa kuruta icya Gahini. Abantu bumve kwizera. Kwizera gushobora gutuma igitambo cyawe gikundwa kuruta icyanjye. Kwizera gushobora gutuma igitambo cyanjye gikundwa mu maso y'Imana kuruta icyawe. Abantu bamenye ko kwizera gukingura ijuru. Kwizera dushaka kuvuga bukira bugacya, tugafata topic ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu tuvuga ku kwizera. Kwizera niko kwatumye buriya umugabo witwa Zakayo ajya gushaka Yesu. Aravuga ati uwo mugabo numvise bavuga, uwo mugabo numvise udasanzwe, uwo mugabo humura abantu, uwo mugabo ukiza indwara zananiranye kwa muganga. Aravuga ati rero ndi mugufi. Yari yigize ibimengesha, ariko kwizera kuramubwira ngo nimuhura ibintu biraza guhinduka. Ariko uyu mugabo Zakayo yari yiziho ibintu bitatu. Cyambere yari umukiri, yarahagarariye Rwanda Revenue y'icyo gihe, ariko yari yarabuze amahoro. Ibaze kuba ufite amafaranga
uri chairman wa Rwanda Revenue Board, komiseri mukuru, ariko udafite amahoro, uri mugufaho icya kabiri uri mugufi, akaba ari inenge wiyiziho n'abandi bantu bakuziho, icya gatatu warabuza peti yo kurya ibyo kurya ufite. Ibyo bintu bitatu yarabyiyiziho Zakara. Twavuga ibintu byinshi ari yiziho, ariko ibyo nibyo by'inkorokoro kuruta ibindi. Kwizera kuramubwira ngo nuhura na Yesu nubwo uri komiseri amateka bazahinduka. Hari ibintu bizahinduka, ngo arirukanka aravuga ngo reka nurire igiti, kandi yurira igiti mu nzira Yesu ari bucemo. Ndagira ngo abantu tubabwire ngo nibatinda aho Imana iri buce ntizabacamo, nibatinda ahantu Yesu ari buce ntazabacamo. Yesu ngo ageze munsi y'icyo giti nta muntu wigeze umubwira ko harimo umuntu, oya, ahubwo Yesu iyo ufite kumwizera biba connecta, murahuza, murakururana. Ngo ahageze arahagarara areba hejuru mu giti aravuga ngo Zakayo ururuka kuko uyu munsi ndararira wiwawe. Biravuze ngo niba Zakayo yari yaragize abashyitsi b'amateko, uwo munsi Yesu yamuvuye umwaka w'abashyitsi b'amateko. Niba Zakayo yari yagize abashyitsi b'injajwa baza kureba marido, baza kureba, uwo munsi Yesu yamuvuye umwaka w'abashyitsi. Niba Zakayo yari yarananiwe kurya, uwo munsi Zakayo yashoboye kurya kuko umwami Yesu yari yamusuye. Kandi mu mahoro yari yabuze, Yesu ntiyakwinjira ahantu ngo amahoro abure. Ndagira ngo abantu bagire kwizera, hanyuma nibagukomeraho bakagutsimbararaho bizabagirira umumaro, kuko kwizera ni impano ikomeye. Buriya abantu bapfuye bafite kwizera, Daniel yabavuzeho avuga imizuko ibiri, aravuga ngo hari umuzuko wa mbere w'abantu bapfuye bafite kwizera. Mbwira abantu ko kwizera gufite umusaruro mu gihe turimo muri ubu buzima ndetse n'igihe kizaza. Maze iminsi ntekereza iyo umuntu ubundi aba agira agaciro abo uko ahumeka, iyo umwuka ugushizemo ubaye umwanda, ariko iyo ufite kwizera upfana kwizera. Iyo tugeze kwirimbi tukagushingura twese turataha, ariko ukagumana kwizera. Hanyuma kwizera ngo niko kuzatuma abantu bapfuye bagufite babasha kumva impanda. Kwizera kuzabaha kumva, kwizera kuzabaha kumenya ko igihe cyo gutaha cyegereje. Ndagira ngo abantu mbabwire ko kwizera gufite umusaruro mu gihe turimo ndetse n'igihe kizaza. Kwizera gufite umusaruro mu gihe duhumeka n'igihe tuzaba tutagihumeka. Kwizera gufite umusaruro abantu bahari n'igihe abantu badahari. Kwizera ni intwaro ikomeye. Hanyuma Daniel we yavuze ko abantu bazazuka mu muzuko wa mbere n'abantu bapfuye bagufite. Abo bantu bazahabwa ubushobozi bwo kumva, kabiri bazahabwa ubushobozi bwo kubyuka, gatatu bazahabwa ubushobozi bwo kureba kuko bapfanye kwizera. Kwizera kwarababwiye ngo nubwo mupfuye, ariko aha si urugendo rurangiriye, murakomeje. Niyo mpamvu korari imwe yavuze ngo nta mukiranutsi upfa, ngo ahubwo arasinzira. Iravuga ngo nubwo yapfa nyuma arongera akaba. Kwizera rero gutuma umukiranutsi amera nk'amahwa yatemwe, akuma bikemu ariko agakomeza akavumba. Kwizera rero kuzatuma igufa risanga iryaryo gufa, kuzatuma inyama zitera ku magufa n'imitsi, abapfuye bazuke. Bibiliya ivuga neza ko bazamera nk'abantu bari basinziriye, ngo nta nubwo bazamenye ko bari barapfuye, ntabwo bazamenye ko bari barapfuye. Muri icyo gitondo cy'umuzuko abantu ntibazamenye ko bari, ngo nibamara kuzurwa bazahindurwa mu kanya nk'ako guhumbi. Nibamara guhindurwa hanyuma bajyanwe n'umwami mu bwami bwe. Natangiye senga mvuga ngo niwe nyiri igihugu cy'abakiranutsi, abakomeye n'aboroheje bo mwese babyiganira gutaha. Abantu rero bapfuye batagufite nta kintu bazamenya, nta makuru bibitseho. Uzi ko umuntu adafite kwizera, umugabo udafite kwizera aca ahantu banitse imyenda akayanura. Umugore udafite kwizera yavamo igisambo gikomeye cyane. Umukobwa udafite kwizera ashobora gukora ibintu by'amahane. Abantu badafite kwizera, ndashaka kubwira abantu ko abantu badafite kwizera bateje ikibazo inzego z'umutekano. Umuntu udafite kwizera
umuntu udafite kwizera ushobora gusiga hanze utetse ugasanga arabitwaye kuko nta cyizere cy'ubuzima afite. Umusore udafite kwizera ashobora kubona ko diplome ze adepoje 5 abura akazi kubera ko adafite kwizera akiyemeza kubibandi. Uwo munsi polisi n'izindi nzego zibishinzwe zikaba zibonye akazi, gereza ikaba ibonye umuturage tuzi. Umuntu udafite kwizera ashobora kwimanika mu mugozi. Umuntu udafite kwizera abura ibyiringiro by'ubuzima. Uyu muntu adafite kwizera ararya ntahari. Reka dusome ijambo riri mu Baheburayo 11 twumve icyo umuheburayo yavuze ku kwizera. Hari igihe abantu bumva tuvuga ku kwizera bakagira ngo ahari ntabwo turimo tuvuga ibintu by'ukuri, ariko kwizera niko kwatumye abatubanjirije bahamywa n'Imana gukiranuka. Kwizera niko kwatumye Enoki abazi inkuge ndetse ayijyamo ayinjiramo ayibanamo n'abahungu be n'abakazana be n'umugore we. Reka dusome Abaheburayo ibice 11 kwizera icyo ari cyo, hanyuma turebe n'ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari by'ukuri. Icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera niko kwatumye Abeli aho Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Ni nako kwamuhaye guhamywa ko ari umukiranutsi. Ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivugwa nubwo yapfuye. Kwizera niko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yamuhamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana amaze kuburirwa nayo ibyibitaboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujyaho yaragiye kuragwa, nuko agenda atazi yo ajya. Kwizera niko kwatumye abo umusuhuke mu ijuru yasezeranijwe, akaba nk'umukiranutsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganywe nawe ibyo byasezeranijwe, kuko yatekerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro uw'Imana yubatse ikawurema. Kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa gusama inda nubwo yaracuze, kuko yategereje ko iyasezeranije ariyo kwizerwa. Ni nacyo cyatumye umuntu umwe, kandi uwo yari ameze nk'intumbi, akomokwaho n'abangana n'inyenyeri zo ku ijuru, kuba benshi kandi bangana n'umusenyi uri mu kibaya cy'inyanja utabarika. Ushobora gukomeza kuvuga ku kwizera kubera yuko iki gice cyose cya 11 kivuga ku kwizera, kigenda kigaragaza intwari Bibiliya hamya ko zizeye. Kandi kwizera guhesha umuntu kwihangana. Niyo mpamvu Yakobo yanditse mu gice cya mbere aravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibintu bimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa ngo azambikwe ikamba ry'ubugingo ngo iry'Imana yasezeranije abantu bayikunda. Kwizera kandi gutuma umuntu abicyo abantu batatekerezaga ko azaba, guhindurira amateka y'umuntu wizeye, kugahindura izina rye. Kwizera niko gutuma umuntu abana n'Imana, Imana ikamuhamenya ko ari inshuti ye, Imana ikamuhamenya gukiranuka. Kwizera niko kwatumye Imana yirata Yobu.
ibwira Satani ngo wazerereye mu isi witegereje umugaragu wanjye Yobu, wamubonye ko anyiranukira muri byose, wamubonye ko anyizera, wamubonye. Satani ngo aravuga ati se Yobu atakwizera, wamuhaye abana, wamuhaye umugore, wamuhaye amatungo, n'umukire, n'umutunzi, niki cyatuma Yobu atakwizera? Ariko Satani Imana iramuhamiriza, iramubwira ngo ntabwo Yobu kunyizera bishingiye ku butunzi, ntabwo kunyizera bishingiye ku rubyaro, ntabwo kunyizera bishingiye ku mubiri we mwiza yambika mu costume. Yobu yanyizera afite, yanyizera adafite. Ndagira ngo nkubwire wowe umpeza amatwi, wowe unkurikiye, ugire kwizera gushobora gutuma wizera wariye ukanizera utariye. Kwizera kuguhesha kwizera Imana mu bihe byiza ndetse n'ibihe bibi. Kwizera bizakwambutsa, kwizera bizakwinjiza mu masezerano, kwizera bizagusingiriza Imana, kwizera bizakuremera ibidahari kugira ngo biboneke nukomeza kwizera. Hanyuma dushaka kuvuga ku kwizera, navuze ngo ni topic nyinshi. Kwizera niko kwatumye Saduraka, Meshaki na Abedenego bahamiriza umwami, baramubwira ngo ibasha kudukiza, Imana yacu ibasha kudukiza, ariko naho itadukiza ntabwo twakubararira ikigirwamana wakoze. Naho itabikora hari ibintu Imana ijya iramutse bayeseriye ntibikore, ishobora kuba seriye ntibikore, tugashirira tugahira mu itanu. Ariko baramuhamiriza, baramubwira bati iyo twize naho itabikora ntabwo dushobora kubararira ikigirwamana wakoze. Aho hantu ujya wumva uburemere hafite, hararemereye. bo baramubwiye ngo kuri iyi nshuro yego ubundi tumenyereye ko iyidutabara tutanasenze, ariko noneho urwego tutaragaho iki gishushanyo niramuka inabaye seriye ntidutabare bitwubara. Uko ni ukwizera. Kwizera gusunika umuntu kukamubwira ngo nubwo itanura ryengejwe karindwi emera ujyemo kuko ntushobora gushya. Reka rero buriya ngo icyatumye bamuhamiriza bakamubwira ngo ibasha kudutabara, ariko nta gitabikora. Basubije amaso inyuma bibuka ko yabwiye Yakobo ngo rata Yakobo mugaragu wanjye, wowe nakuye Egiputa, Ethiopia ni Seba, atanga kubwaho. Abantu bamenye ko kwizera gushobora no gutwikira ibyaha bya Bikemu n'ibya Esther. Kwizera gushobora gutwikira ibyaha bya Rudomo, kuko Yakobo yari yariganije umugisha wa Esawu, kandi ageze no kwa nyirabukwe no kwa nyirarume Labani ntiyamushyiriraho imiyaga. Ariko kwizera kubwira Yakobo ngo nubwo uri umuriganya, izina ryawe uri umuriganya, ariko kwizera nukomeza kwizera amateka yawe azahinduka. Rero kwizera kubasha guhindura izina ry'umuntu, kubasha guhindura amateka y'umuntu, niko kwatumye Imana isanga Yakobo iramubwira ngo wowe Yakobo mugaragu wanjye, we nakuye Egiputa, Ethiopia ni Seba, nkatanga kubwawe. Iramubwira ngo ntutinye ndi kumwe nawe. Kwizera kujya gukura Imana mu birindiro ikaza guhagarara n'umuntu yizeye kugira ngo imikorere by'abantu batatekerezaga kuri bukora. Kwizera kujya guteturura umuntu mu bantu bakamenya ko iyo yizeye ari inyembaraga. Hanyuma iramubwira ngo ntutinye ndi kumwe nawe, ntiwihebe ndi Imana yawe. Imana ibwira Yakobo yizeye, iramubwira ngo nzajya ngukomeza kandi nzajya ngutabara. Iramubwira ngo nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo ariko gukiranuka kwawe. Iramubwira ngo abantu bakurakariye bazakorwa n'isoni bamwana, abantu bagutonganya, abantu bakugirira ishyari, abantu bakwanga rwihishwa bazahinduka ubusobe nk'ibitare, kuko jye Uwiteka nzagufata ukuboko ngakubwira ngo Yakobo witinye ndagutabaye. Kwizera niko kwatumye Yesaya yandika mu bice 47 aravuga ngo biremenye nonaha, ntabwo ari ibintu bya kera, si ibintu bumvishije amatwi, si ibintu wabonesheje amaso, ni ibintu Imana iremenye nonaha, kandi biremeye kugira ngo utazavuga ngo wari ubizi. Kwizera niko kwatumye Yesaya avuga amagambo akomeye mu bice 50 aravuga ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara. Aravuga ngo nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare, kubera ko unsindishiriza
umuhanuzi ari hafi yanjye. Kwizera kwabwiye Yesaya kuramubwira ngo nubwo ibyatuma umwara bihari, nubwo ibyatuma ukorwa n'isori mu bantu bihari, ariko gutsindishiriza ari bugufi bwawe. Mbese ni iki cyagutsinda? Kwizera niko kwatumye Yeremiya yandika mu bice 17:7 aravuga ngo hahirwa uwizera Uwiteka. Suko atafungwaga buri munsi, suko atahuraga n'ibibazo Yeremiya, ariko yaravuze ngo hahirwa uwizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Hahirwa umuntu Uwiteka atabonamo gukiranirwa. Hanyuma ndagira ngo tubwire abantu ko kwizera ni fondasiyo ku mukristo. Umukristo abuze kwizera yagwa, umukristo abuze kwizera yagenda yivugana mu muhanda kubera ibibazo cyangwa impamvu runaka. Kwizera niko kwatumye Dawidi avuga ngo hahirwa ababara ibicumuro bye kandi ibyaha yakoze bigatwikirwa. Aravuga ngo hahirwa umuntu Uwiteka hatabaraho gukiranirwa n'umutima we ntube mu buriganya. Ndagira ngo wowe warucitse intege ugumane kwizera. Umuririmbyi wa 15 yararirimbye aravuga ngo amasezerano yose uko Imana yatanga ngo yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Yararirimbye aravuga ngo jya ukora nka Aburahamu wubura amaso yawe, bari inyenyeri wizere amasezerano ye. Uwa 28 yuzemo aravuga ngo turi abasirikare benshi twogejwe mu maraso. Aravuga ngo umwami wacu Yesu niwe muyobozi. Yaravuze ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Dukomeze dushira imbere, dushimire Uhoraho. Kwizera kwaramubwiye ngo ntabwo dufite ubuzima muri iki gihe gusa, ahubwo tuzabaho no mu rupfu. Yaravuze ngo kwa Yesu dufite ubutware ku gitero gikurikiye, dufite n'ubushobozi. Aravuga ngo niyo twizeye amagambo ye nk'uko yatubwiye. Ndagira ngo muha agaciro ijambo nyiri ijambo yavuze, muryizere kuko rirushije ayandi gukomera. Ngo kandi muzaba mukoze neza iryo jambo ni muryizera. Ndagira ngo dusenge Imana. Uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana ikingura ntihagire ucinga, uri se w'umwami wacu Yesu, uri ubwugamo bw'umugaru, uri ibendera ry'abantu bagufite, uri igihome cy'abakwizera, kandi uri agakinga kacu k'amakuba. Dawidi yavuze ngo duhaze cyane igisuzuguriro cy'abaruhukira mu mahoro. Hari umuntu neza amatwi uhaze igisuzuguriro cy'abaruhukira mu mahoro. Kandi turasenze kugira ngo umenye ko duhaze igisuzuguriro cy'abaruhukira mu mahoro biduteye gusenga. Duhaze cyane igisuzuguriro cy'abaruhukira mu mahoro. Wigeze ukize igisuzuguriro Dawidi nyuma yo kumva gusenga kwe, umukura mu ishyamba, umuhindura umwami ku ngoma ya Isiraheli, udashingiye ko yabaye daso cyangwa inkera, kuko wari wumvise gusenga kwe ubwo yahagaga igisuzuguriro cy'abaruhukira mu mahoro. Uramutoranya umudepaseri yabo, umudepasa binadamu, umudepasa sha. Uravuga ngo kuko wahaze igisuzuguriro cy'abantu cy'abagusuzuguye, cy'abavuze ko utemewe, nanjye ndi Imana ni mu ijuru, iki gisuzuguriro ndagihaze. Biravuze ngo iyo uhaze igisuzuguriro cy'umuntu nawe yagihaze umukura ku irembo ibwami. Uwagombaga kumumanika ku giti akamutambagiza umurwa, akagenda avuga ngo dore umwami akuze kubaha, dore uko agirirwa. Iyo uhaze igisuzuguriro cyabonetse ku muntu, atoranywa n'umwami mu bihugu 120, agatunga inkoni akaba umwamikazi mu gihe runaka, akazavuganira ubwoko bw'Abayuda. Iyo uhaze igisuzuguriro ku muntu, uravuga ngo ni yari Sawuli ariko umwise Pawulo, agahindurirwa izina kuko wahaze igisuzuguriro. Haleluya. Upfa kuba uhaze igisuzuguriro nk'Imana. Turagushimiye, uri ibyiringiro by'abantu bagufite. Duhaze igisuzuguriro, abantu banteze amatwi bahaze igisuzuguriro. Igisuzuguriro turagihaze, igisuzuguriro turagihaze. Icya 2022 kirahagije. 2023 tuje duhaga igisuzuguriro cy'abantu baruhukira mu mahoro. Wigeze uhaga igisuzuguriro ku mukobwa witwa Rusi, ngo uhaga igisuzuguriro cy'umupfakazi, abengukwa n'umugabo w'umukire witwa Bowazi. Bowazi amubyaraho umwana bamwita Obedi. Obedi abyara Yesayi, Yesayi abyara Dawidi. Mu nda ya Dawidi hakomoka Yesu. Igisuzuguriro cy'Abamowabi cyari kiri kuri Rusi kimuvaho kubera ko wari wagihaza. Iyo uhaze igisuzuguriro ku muntu, umukura ku cyavu kamwicazanya n'ibikomangoma. Iyo uhaze igisuzuguriro ku muntu, umutunganyiriza ameza mu maso y'abanzi be, uvuganira n'abahiherereye ugasohoreza ku karubanda, kubera ko wahaze igisuzuguriro
kimuriho. Imana ishimwe. Sengeye umuntu wese uneze amatwi ngo hage igisuzuguriro kimuriho. Kandi igisuzuguriro kigira amoko, kigira ibyiciro, ariko icyo ari cyo cyose n'igihe kimaze turagihaza mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rifite imbaraga, mu izina rifite ubushobozi. Turagihaza. Wahaze igisuzuguriro mu gihe cya Farawo, maze umaze kugihaga uravuga ngo azabarekura bagende abyemejwe n'amaboko y'Imana akomeye, kandi natabikora uzakora ibimenyetso, kandi ibyo nibitabikora nibitamwemeza uzarambura amaboko yawe kuri Farawo. Hanyuma ndagira ngo Uwiteka ugira ibintu ukorera ibimenyetso, ugira ibintu uramburira amaboko yawe biremerere mu izina rya Yesu. Wigeze uhaga igisuzuguriro ku mugabo witwa Obededomu ngo yari umukene mu gihugu ca Dawidi, ngo noneho isanduku yisezeranije ngo baravuga ngo nibayihohereze kwa Obededomu kuko niwe mukene urya bimugoye, niwe mukene wa mu cyiciro cya mbere, niwe mukene udafitiye icyamari igihugu. Hanyuma kuko wari wahaza igisuzuguriro cyari kuri Obededomu cy'ubukene, abantu ntibamenya ko wagihaza. Biravuze ngo ujye uhaga igisuzuguriro kiri ku babyeyi abantu ntibabimenye, ujye uhaga igisuzuguriro kiri ku bakobwa ukabakorera ibintu abantu batazi ko wakora, ujye uhaga igisuzuguriro ku bagabo n'abasore abantu ntibamenye ko wagihaza. Hanyuma ngo bazaniye isanduku y'isezerano kwa Obededomu batazi ko igisuzuguriro cy'ubukene kiri kuri Obededomu wagihaza. Ngo mu mezi 3 gusa Obededomu ababaye umukire, ababaye umumiliyoneri kubera ko ari wahaza igisuzuguriro. Bahindukiye barebye basanga Obededomu niwe mukire, niwe wenyine uhinga akeza, niwe wenyine worora amatungo akororoka, niwe wenyine ubashije gukira mu mezi 3 gusa, abandi babiharanira imyaka n'imyaniko. Ndasenze kugira ngo Uwiteka uhenge ku musaya wawe wumve ijwi ryo kwinginga kwacu, hage igisuzuguriro cy'abantu baruhukira mu mahoro. Urakoze, turagushimiye kumva gusenga bana natwe, imbaraga zawe zitubeho, ubutware n'ubushobozi byawe bitugote. Dusenze twizeye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Turabashimiye abantu bamaze gukora subscribe, n'abantu muduha comment, n'abakora like, n'abakora share kuri chaine yacu yitwa Gushima TV. Imana yacu ibaho umugisha kandi ibagirire neza. Murakoze cyane.